Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bertrand Habyarimana. Ndi umwe mu bahatanira kuba rudasumbwa w'igihugu cy'u Rwanda. Nkaba narize amashuri yisumbuye, nkaba narize computer electronics, ariko nyuma yabyo naje gukomeza amashuri ajyanye n'ubumenyingiro, niga ibijyanye na kamera, icyo bita filmmaking. Narabyize ndabisoza ndabikora, ariko nyuma ya covid mbere nahise mbihagarika, ariko nyuma nzakomeza indi mirimo, ariko byo nabyo narabyize ndabikora. Ndi umwana mu bana batanu, umwana wa kabiri. Yego. Miss Rwanda impamvu nabihisemo, iyi ni platform nini cyane. Nahisemo kugira ngo nzaze nerekane ibyo mfite muri njyewe ndetse n'umushinga wanjye, kuko ndakeka yuko bizagira akamaro ubwo bwanjye kandi kugira n'akamaro igihugu. Niyo mpamvu naje ahangaha. Iyindi mpamvu nizi ko nifitemo ubushobozi bwo gukora. Iyindi mpamvu yindi ya gatatu ari nayo ya nyuma, ibyo basaba byose ndabyujuje. Mfite ishyaka, hariyo brain, ndi umunyabwenge ndabyiziho, ndetse na culture byose ndabyujuje. Niyo mpamvu. Ndabyiteguye cyane, nditeguye. Ndi umwe mu bahatanira iryo kamba kandi ndabyizeye ko nzaritwara. Mfite nimero 131. Ndasaba abazatora ko nanjye niteguye neza cyane, kandi nzi ko nzabageza kuri byinshi bitewe n'ubushobozi niyumvamo kandi mfite. Naritura umubyeyi wanyibarutse, mama wanjye. Ndamukunda cyane, narimutura rwose. Mama ndamukunda kandi ndagukunda, nzahora nkubaha kandi nzakubahisha mu bikorwa byanjye byose nzakora mu buzima bwanjye.